Muraho neza bavandimwe, ndabaramukije muri hatandukanye. Uyu ni umunsi mwiza, umunsi wo kuwa gatandatu, umunsi wa 249 wa commanding your day Imana iduhaye. Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi turasoma muri Zaburi 41 umurongo wa 9 kugeza ku 11. Reka ariho dusoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo bati indwara ikomeye imubayeho akaramata, noneho ubwo aryamye ntazabyuka ukundi. Hanyuma umurongo wa 10 akavuga ngo kandi inshuti yanjye y'amagara nizeraga nagaburiraga niyo imbanguriye umugeri. Umurongo wa 10 ngo ariko wowe Uwiteka umbabarire umbyutse kugira ngo witure. Amen, haleluya. Aya niyo magambo turi gusengeraho uyu munsi. Bibiliya yambwiye ngo bati indwara ikomeye mubayeho akaramata. Hari abantu babona iyo uhuye n'ibibazo, aho kugira ngo bababarane nawe, bakaba bamwe bo kugira ngo bishimire ibikubayeho, bakabona aho kugira ngo bagusengere, agiye kuvuga ngo bikubayeho akaramata, akavuga ngo noneho ubwo aryamye ntazabyuka ukundi, bitewe n'uko abantu bafite ibyo batekereza, ariko Uwiteka afite byinshi agutekerezaho. Haleluya. Hanyuma ikindi kandi umurongo wa 10 yavuze ngo kandi abo bantu bakunze kuba n'inshuti zawe, n'inshuti magara zawe, n'abo mwasangiye, n'abo mwabanye muri byose, n'abo ngabo wagerageje kwita ubushoboka bwose, ariko abo ngabo nibo bakubanguriye inkoni, bakubanguriye kugira ngo bakugirire nabi, bakubanguriye inkota. Ariko Uwiteka aravuze ngo humura, ari kumwe nawe. Humura nubwo bakubanguriye inkoni, nubwo bakubanguriye umugeri, nubwo bakubanguriye byose, ariko Uwiteka ari kumwe nawe. Haleluya. Gusomye umurongo wa 11 navuga ngo ariko Uwiteka wowe Uwiteka umbabarire umbyutse kugira ngo mbiture. Reka nkubwire, niba bimaze kubaho gutyo, reka nkubwire, ntiwitura abantu ibibi bakugiriye, ahubwo ubarute, ubiture ibyiza, ubabwire ngo harakabaho Uwiteka watumye ntekereza neza, harakabaho Uwiteka watumye dukumenyana nk'inshuti, kubera yuko abantu icyo batekereza kuri wowe buri gihe ni bibi, ahubwo byagutangaza bagutekereje ibyiza. Ariko uyu mwanya reka Uwiteka abane nawe, reka Uwiteka kurinde, reka Uwiteka gufungurira imiryango. Abashana bakora ibabaza n'abashana. Uwiteka we gendera ubwoko bwawe, Uwiteka we bacira inzira, Uwiteka we uyu munsi wo kuwa gatandatu abagenda ubane nabo, ubashira inzira Mana, mu izina rya Yesu turabasengeye. Nkubwire, fata umwanya ubasengere, fata umwanya usengera abo bakobwa, fata umwanya usengera abo bahungu, fata umwanya usengera buri umwe, umubwire ngo Uwiteka we niwe duhamagaye, niwe twiringiye. Rekabara bakori baboza n'abashana, rikabaza n'abakori baboza, rekazone bakobari bashana. Imana ikugire neza, Imana igufungurire imiryango, Imana ikugeze kuri byinshi, Imana iguhuze n'ibyo wifuza. Uyu mwanya uhereye none reka Uwiteka ukoreshe, uhereye none reka Uwiteka avugana nawe, uhereye none Uwiteka kugira neza. Ndibuka biravuga ngo Uwiteka avugana natwe kera mu kanwa k'abahanuzi, ariko uyu mwanya ivugana natwe mu kanwa k'umwana wayikunda, biciye mu maraso y'umwana wayikunda, ariwe Yesu Kristo. Reka Uwiteka avugane nawe rero, reka Uwiteka aganire nawe rero, mu gihe abantu bakugira nabi, mu gihe abantu bagutekereza bibi, mu gihe abantu bavuga ngo uraryamye ntuzabyuka, ariko Uwiteka arakubwiye ngo uzabyuka, kandi uzabitura ibyiza bitari ibyo bakugiriye. Uzababwira ngo ni ukuri ni Uwiteka wabikoze. Izina ryewe rihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu tubisabye kandi tubyizeye. Amen. Imana kugire neza, urakoze cyane, ugirire umunsi mwiza, kandi Uwiteka abane nawe, Uwiteka gufungurira imiryango, hanyuma ikugoye byose bikurweho mu izina rya Yesu. Amen.